Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza Yezu Kristo nkuko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu yigira ku musozi w'Imizeti, bugicya agaruka mu ngoro, rubanda rwose baza bamugana, maze aricara arabigisha. Nubwo abigisha amategeko n'abafarisayi bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana, bamuhagarika hagati. Babwira Yezu bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wowe se urabivugaho iki? Ibyo babivugiraga ku mwinja bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanza ibuye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe umwe bahereye ku basaza. Nuko Yezu asigara aho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yezu yunamutse aramubaza ati, mugore, ba bandi bari he? Nta n'umwe gucirira urubanza? Umugore arasubiza ati, nta n'umwe mwigisha. Yezu aramubwira ati, nanjye rero si gucirira urubanza. Genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Roho w'Imana ngwino, Mana ngwino, Roho w'Imana ngwino. Ngwino hafi yacu mu buzima bwacu, dutsinda umushukanyi. Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Kristo Yezu akuzwe, Kristo Yezu akuzwe. Hari imvugo ivuga ngo iminsi y'umujura ni ngahe? 40. Ni imvugo bavanye mu Giswahili, bivuga abizi Giswahili ngo siku za mwizi ni 40. Umva ko bamwe babizi. Iminsi y'umujura ni 40. Bivuga iki rero? Bivuga ko Imana itugirira impuhwe. Imana itugirira impuhwe, ugakora amakosa, Imana ikakorohera, ikakohereza abamarayika murinzi ati rwose sigaho, sigaho. Ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane, ubwa 30, ubwa 39, noneho ukajya ahagaragara. Mwabyumvise? Siku za mwizi ni ngapi? 40. Iminsi y'umujura, umujura rero niyihane, nahinduke. Nicyo gihe turimo. Amakosa ntabwo ari meza, amakosa adutandukanya n'Imana, amakosa atujyana kure y'Imana. Tukaba dukwiye kuyareka, tugapfukama, tugasaba kugira ngo Nyagasani adukize amakosa, kuko amakosa anukira Imana. Twumvise rero mu ivanjiri aho bazaniye Yezu umugore wafashwe asambana. Abakuru barabizi ko ntabwo umuntu asambana wenyine. Umugabo kuki we batamuzanye? Ako kantu mwarakibajije. Kuki we umugabo batamuzanye bakazana umugore wenyine? Yezu rero yarwaniye uburinganire kuva kera. Iyo abantu bagenda bakihandagaza bakuvuga ko aribo bazanye iryo terambere ry'uburinganire,
baba babeshya kuko murumva icyo gihe cya Yezu we yarwaniye uburinganire, ababaza ati se ntabwo yayobaje ntaho byanditse, ariko kuki batazanye uwo mugabo? Kandi ni henshi mu mavanjiri rwose tubona Yezu ashyira umwanya, aha umwanya umugore nawe akwiye. Muri icyo gihe rero Yezu yigira ku musozi w'imizeti ajya gusenga. Agarutse nibwo bamuzaniye uwo mugore wafashwe asambana, nta mugabo bazanye babafatanye. Noneho batangira kuvuga ngo Yezu ngo namucira urubanza kuko itegeko rya Musa ryabivugaga. Mu gitabo cy'ivugururamategeko ndetse no mu gitabo cy'Abalevi biranditswe neza ko ariko n'abagabo ntabwo bemewe mu mategeko y'Imana 10, ntuzasambane, iryo tegeko ririmo. Ndetse ntuzifuze umugore wundi, cyangwa se aho naho hari akantu ntabwo bavuga umugabo wundi. Yezu rero abona ko ibyo bagiye kumukorera ko kumwinja, ariko cyane cyane ko n'uriya mugore atari we munyabyaha kurusha abandi bose. Niwe wafashwe kuko umunsi we wageze, ya minsi y'umujura nyine iba 40, niwe waramukiwe, ariko si we munyabyaha kurusha abandi bose. Niko kubabwira ati utarakora icyaha namutera ibuye rya mbere. Atari ibyo byanditswe mu gitabo cy'ivugururamategeko, atari ibyo mu gitabo cya Musa, utarakora icyaha abohereza mu gitabo cy'umutima wabo, muri conscience. Utarakora icyaha namutera ibuye. Bose barabitinya, bahereye ku bakuru. Ku bakuru hari abavuga ngo niko aribo babonye bakoze ibyaha byinshi kuko barambye kuri iyi si, ariko buriya nibo bazi gushyira no mu gaciro, bazi gusubiza inyuma, bakagira icyo bita sagesse, ubuhanga. Aho atubwiye kujya kumurega ntabwo biza kutworohera, kumwinja birananiranye, ahubwo natwe turisuzumye, tubonye ko natwe twakoze icyaha, ntabwo tumutera amabuye, ntitwabikora. Uko birangira rero, birangira Yezu abajije wa mugore ati se ntawaguciriye urubanza? Nta nubwo avuga ati ntawaguteye ibuye, oya, ntawaguciriye urubanza. Ati oya mwigisha. Mwumva ko hari ikintu ahinduyemo. Hari uwaguciriye urubanza? Atoya. Hari uwaguteye ibuye? Oya. Hari uwakwakuye? Oya. Noneho rero nanjye rero singucirira urubanza, genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Numwitangirizwa, ibyo bita attention, gasopo uragende ukize uyu munsi wa 40, ejo bazongera bagufate ntahari kugira ngo nkurenganure cyangwa se nkurengere, bakwicishe urw'abagome bagutere amabuye. Aho hantu tuhagarukeho. Impuhwe z'Imana ni igisagirane, impuhwe z'Imana zirahari, turazihabwa, nazo twaje kwakira, ariko murabe maso mwirinde icyaha, kuko icyaha kidutandukanya n'Imana. Ntabwo ari uko Imana itubabarira, ntabwo ari uko Imana itabara amakosa yacu, nkuko Zaburi ivuga ngo si witaye ku byaha byacu ninde warokoka, ngo noneho twe tugende twirohe mu byaha, twiyanduze, tugende twandavure, kuko impuhwe z'Imana n'ubundi zihari. Ahubwo kuko impuhwe z'Imana zihari kandi ziturengera, twari twe gutinya, tugatinya ikintu cyose cyadutandukanya n'Imana, kandi yidutunze ikabitubeshejeho, ikabiturengera iteka. Murabizi muri katekisimu ko ibikorwa by'impuhwe z'Imana harimo ikintu cyo gucyaha abanyabyaha. Kubona umuvandimwe akora ibyaha ukamureka ntabwo ari byo, ugomba kumugarura. Nibyo Yesu yavuze ati nanjye rero singucira urubanza, ariko uherukiraho gucumura. Impuhwe z'Imana ni igisagirane, ariko natwe nk'abantu bazi ubwenge nidutinye urupfu, kuko nidutinye icyaha, kuko icyaha kituganisha mu rupfu. Jya nkunda kugereranya icyaha n'ifi yakwivana mu mazi, yivanye mu cyuzi cyangwa se mu kiyaga ikajya imusozi, nta kindi ibitegereje gupfa.
natwe iyo tuvanye mu Mana tukijyana mu byaha, tukijandika mu byaha, nta kindi tuba dutegereje gupfa buroho. Amasomo rero mwayumvise, nakwifuza ko buri wese agira icyo atahana, duhereye mu isomo rya mbere ry'umuhanuzi Izayi umutwe wa 43, nimugera mu rugo mwongere muhasome ukuntu Uhoraho ahumuriza abantu bajyanywe mu bunyago, ati muhumure, nzabacira inzira nk'ukuntu nsanzwe bacira inzira. Nabaciriye inzira mu butayu, nabaciriye inzira mu nyanja itukura, abasirikare ba Farawo baratikira, nabaciriye inzira ejo, none n'ejo hazaza, iteka ryose nzakomeza mbacira inzira, ahubwo mwe nimugire amizero ahamye. Rwose ndi hamwe namwe, nubwo muri abanyabyaha, nimuhumure nje kubatabara kandi nzabikora. Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, ahora dukoreye iby'agatangaza, none twasazwe n'ibyishimo. Isomo rya kabiri mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi, aho batwibutsa ko tugomba kwishimira ubukristo. Aha turabwira abana bacu bitegura kuzabatizwa. Kristo Yesu akuzwe, abana abazabatizwa kwishimira ubukristo, kumenya ko ibyo muvuyemo ari bibi, muvuye mu bibi mujya mu buzima bw'abana b'Imana. Ari byo Pawulo intumwa avuga ati ibyo narimo mbere, ibyo nabona ko ari nk'urwunguko, byose nageze aho mbifata nk'umwanda, bifata nk'ibishingwe, ngereranyije n'ikuzo Yesu Kristo anteganyiriza. Mu kanya turaza kubakoraho umuhango wa gatatu w'Ucengezaneema, tubibutsa ko bari mu rugendo rwo kuba abana b'Imana kandi ko bagomba kubyishimira, na communauté yose y'abakristo ikabyishimira, bakababona, bakamenya ko Kiliziya yacu yunguka kandi ko izahora yunguka. Sinasoza ntongeye kubibutsa ya gahunda Cardinal yadusabye yo gusabira abagaragu b'Imana, les serviteurs de Dieu, umuryango wa Cyprien Rugamba na Dafroza n'abana bapfanye, gusenga nk'imiryango remezo nka communauté, imiryango twese, kugira ngo bazabashyire mu rwego rw'abahire. Iyi gahunda nacyo gituma natangiye mbabwira iriya nyigisho nziza ya Rugamba yatwigishije ati twe nk'abakristo twizeye impuhwe z'Imana, tuzi aho tugana, ati tuzagwa duhaguruke mpaka mu ijuru. Iyi gahunda ni gahunda nziza cyane kandi izatugira akamaro twe nka Kiliziya y'u Rwanda ndetse nk'igihugu cy'u Rwanda, kuko aribwo bwa mbere bazaba bashyize mu rwego rw'abahire umuryango. Ubundi kenshi umuntu ajya muri iyo gahunda y'ubutagatifu, nabo basabira ubutagatifu aba ari umuntu umwe ku giti cye, uwihaye Imana, umurayiki se, ibintu nk'ibyo, ariko ari wenyine. Imiryango yaratangiye, ntabwo ari myinshi cyane, umanza ari 2 muri Kiliziya yose y'isi yose. Noneho twebwe by'umwihariko ari nabyo mbashishikariza kugira ngo twese tubigire ibyacu, kuva ko umuryango wose Rugamba Cyprien bazashyira mu rwego rw'abahire, noneho n'abana babo bapfanye, Emerita, Serge, Cindy, Dasi, Sidna, Jimmy, Graciela, umva n'abana bangahe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na papa na mama, abahiri 9 twagira umunsi umwe ku ikubitiro, n'abandi bazagenda bakurikiraho. Dufite abantu benshi b'Abanyarwanda berekanye ubukristo buhambaye no kwitanga by'ikirenga, ubwo aba bazabimburira abandi benshi, maze u Rwanda twibere igihugu cy'abatagatifu. Murabishaka? Ababishaka bashyira urutoki hejuru ko twibere igihugu cy'abatagatifu. Nanjye ndabishaka. Abatabishaka bashaka iki? Tugiye kubasabira. Abatabishaka tugiye kubasabira
mu kanya ngiye kubavugira agasengesho, sibyo? Isengesho ryo gusaba gushyirwa mu bahire kwa Cyprien na Dafroza Rugamba n'abana bapfanye. Dawe nyir'ubutagatifu, turagusaba ugushyirwa mu bahire kw'abagaragu b'Imana Cyprien na Dafroza Rugamba n'abana bapfanye. Twisunze isengesho ryabo, duhe guhorana nkabo umutima ugurumana urukundo rwawe, ishyaka rihoraho ryo gushengerera no kugirira impuhwe abababara bose. Dufashe kwitanga tutizigama, tubigira iyamamazabutumwa mu miryango no mu bakene. Twunze ubumwe na Cyprien na Dafroza Rugamba, turaje tukuragije by'umwihariko abashakanye bahura n'ingorane mu mubano wabo, ndetse n'abantu bananirwa kubabarira ababagiriye nabi, kandi turagusaba kutugira natwe ubwacu intumwa z'amahoro. Twunze ubumwe n'abana bapfanye, turasabira abato bose, cyane cyane abana bazira gufatwa nabi no guhohoterwa. Twisunze isengesho ryabo bagaragu b'Imana, dutinyutse gusaba. Aha niho buri wese yavuga icyo ashaka gusaba. Njye ndabasabiye mwese, dutinyutse gusaba. Baravuga ngo niba hari icyo ushaka gusaba wakivuga bucece, ugasaba aba bahire kugira ngo aba bakozi, abagaragu b'Imana, Nyagasani tugabira amahoro kandi uduhe inema, tugusabanye ukwemera. Amen. Wa muhango wo